Ibimenyetso bya depression. Ubusanzwe kugira agahinda gakabije kugera ku rwego bishobora kwitwa indwara, ubundi abantu benshi ntibabyumva. Iyi ndwara ibaho cyane kandi umuntu abana nayo igihe kinini, ndetse idashakiwe umuti ishobora gukura ikavamo ibindi bibazo bikomeye by'ubuzima. Agahinda gakabije ni indwara ivurwa igakira, kabone n'ubwo bishobora gutwara igihe kirekire cyane. Indwara y'agahinda gakabije iravurwa kandi igakira, ariko cyane cyane biroroheye iyo uwivuza bigiramo uruhare ndetse akanashyiramo imbaraga. Uyu murwayi ashobora gufashwa n'abaganga bazobereye ibijyanye n'indwara zo mu mutwe, abo nibo bakubwira uburyo buboneye bwo kuba yakira iyi ndwara. Abantu benshi baba bumva ko iyo bafite agahinda kabaheranye ntaho kajya, ariko hamwe no kwivuza ndetse no kwifasha wowe ubwawe iyi ndwara ishobora gukira. Reka turebere hamwe ibintu bishobora kukwereka ko umuntu yaba arwaye indwara ya depression. Ikimenyetso cya mbere, kimwe muri byinshi by'indwara ya depression, ni ukutagira ikintu na kimwe utinya, ugasanga umuntu ariyizera cyane bidafite ishingiro. Kubera kubaho mu bwoba no mu gahinda karengeje ubushobozi bwa muntu, bituma umuntu ashakira ubuhungiro mu kumva ko icyo yakora cyose kidashobora kuba kibi cyangwa se kumubabaza kurusha ibyo yanyuzemo. Abantu bameze gutya, iyo agize icyo ageraho kubera uko gutinyuka ibintu byose, aba yibwira ko abikesha kwikomeza no gutsinda imbaraga nke ze, nyamara iki kiba ari ikimenyetso gikomeye cy'agahinda gakabije. Ikimenyetso cya kabiri, kimwe muri byinshi by'indwara ya depression, ni ukunywa inzoga nyinshi. Indwara y'agahinda gakabije ishobora gutuma niba wanywaga inzoga runaka uzikuba nka kabiri cyangwa izindi nshuro nyinshi kugira ngo wibagirwe ubuzima bwawe busanzwe. Ubu buryo bwo kunywa inzoga nyinshi burimo bukunze gukoreshwa cyane n'abantu bugarijwe n'ibibazo by'agahinda gakabije. Ikibabaje muri byose ni uko nyuma yo kuba ufite ibibazo usanganywe, uba ugiye kongeraho ikindi kibazo cyo kuba imbata y'inzoga, kandi nabyo ntabwo ari byiza. Ikimenyetso cya gatatu, kimwe muri byinshi by'indwara ya depression, ni uguhinduka imbata y'imibonano mpuzabitsina. Hari abantu barwara indwara y'agahinda gakabije agasigara ikintu kimushimisha cyonyine ari ugukora imibonano mpuzabitsina. Ibi bituma aba imbata yo gukora imibonano mpuzabitsina, kuko igihe cyose yumva yigunze ashaka guhunga agahinda atekereza kubihungira muri ibyo bikorwa, nyamara yakuramo indwara nyinshi. Ikimenyetso cya kane, kimwe muri byinshi by'indwara ya depression, ni amakimbirane yoroheje ashobora kubyara urugomo rukabije. Kimwe mu bimenyetso by'indwara y'agahinda gakabije ni uko umuntu aba yumva nta kintu na kimwe yitayeho, kandi akumva ntashaka umuntu umukinisha cyangwa se umucokoza na gato. Uyu muntu kandi ntaba yitaye ku kintu uburakari bwe bushobora gukurura, bityo iyo havutse amakimbirane yoroheje ntashobora kwihangana, yisanga mu mirwano. Kubera kutagira control, ashobora gukora ikintu kitari cyiza ku buryo butunguranye, kuko umujinya we ntuba uri ku rugero nk'urw'abandi bantu. Ikimenyetso cya gatanu, kimwe muri byinshi by'indwara ya depression, ni uko nta marangamutima uyu muntu agira. Indwara y'agahinda gakabije itera umuntu umubabaro mwinshi ku buryo bigera ubwo umuntu ahinduka nk'ibuye. Akenshi uyu muntu ntajya yishima, kabone n'ubwo ikintu gishimishije gite cyamubaho, cyangwa ngo ababare, kabone n'ubwo ikintu kibabaje cyane cyaba kimubayeho. Abantu nk'aba akenshi bafatwa nk'abatagira amarangamutima, ariko iyo bimeze gutya bishobora kuba ingaruka z'uko yagize igikomere kikamutera agahinda gakabije, bikamuviramo kutita ku bintu na rimwe. Ikimenyetso cya gatandatu, kimwe muri byinshi by'indwara ya depression, ni uguhora mu birori.
hari abarwara agahinda gakabije agashakira ubuhungiro mu bintu bimuhuza n'abantu kugira ngo yirinde kuba wenyine. Bene uwo muntu ntashobora kubura mu birori hafi ya byose. Inshuti ze zose ziba zizi ko niyo wamusaba kumara icyumweru mu birori akora uko ashoboye akaboneka. Iki nacyo gishobora kuba ikimenyetso cy'indwara y'agahinda gakabije, aho umuntu adashaka kwitekerezaho ahubwo akifuza guhora afite ibindi bintu bimurangaje. Ikimenyetso cya karindwi, kimwe muri byinshi by'indwara ya depression, ni uko adashobora kuguma hamwe mu buryo bw'ibitekerezo. Nta muntu bitari byabaho kuba ari mu kazi cyangwa mu ishuri ugashiduka watakaye utekereza utundi tuntu. Ibi ariko hari igihe bikabye ugasanga uri gutekereza kenshi ku bintu bidafite aho bihuriye n'ibyo urimo gukora ako kanya, bigatuma nta musaruro ugaragaza mu kazi. Ikimenyetso cya munani, kimwe muri byinshi by'indwara ya depression, ni uko uyu muntu atabasha gushimira abantu, agaragara nk'utanyurwa. Ikizakwereka ibi ni uko umuntu ashobora kumukorera ikintu akeneye akamufasha mu bihe bikomeye cyangwa akamuba hafi mu bundi buryo, ariko we ukabona ameze nk'aho ibyo bintu ntacyo bimubwiye. Ikimenyetso cya 9, kimwe muri byinshi by'indwara ya depression, ni uko uyu muntu akoresha imbaraga cyane kurusha ubwenge. Indwara y'agahinda gakabije ishobora kugabanya uburyo umuntu akoresha ubwenge bwe. Uyu muntu uzasanga mu kazi ke akora vuba vuba kandi ataguma hamwe, ariko wareba ibyo yagezeho ugasanga ntabyo, kuko ubwonko bwe buba butari kuguma hamwe atekereze neza, akora ibintu by'ubwenge. Ikimenyetso cya 10, kimwe muri byinshi by'indwara ya depression, ni uko bimworohera guseka cyangwa kurira no mu gihe atabishaka cyangwa se bitari ngombwa. Indwara y'agahinda gakabije ishobora gutuma ikintu kibabaje mu buryo bworoheje kimubabaza cyane bikomeye ku buryo bimubuza n'amahoro. Ku rundi ruhande, ikintu kibabaje bikomeye cyane cyaza ntabone imbaraga zo kurira cyangwa na rimwe akumva ntanabyitayeho. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twagajejeho, nyabuneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.